Ikoranabuhanga mu burezi riravugwa cyane, ariko mu mashuri menshi yo mu Rwanda ICT iracyari ikibazo. Hari interineti nkeya, ibikoresho bike, ubumenyi buke mu barimu. Rero muri iyi videwo tugiye kurebera hamwe ikibazo cya ICT mu burezi mu Rwanda ndetse n'ibisubizo byoroshye by'ibyo bibazo. Niba rero uri umwarimu, ukaba uri umuyobozi w'ishuri cyangwa undi muntu ukunda uburezi, ngwino tubane muri iyi videwo, turaza kungukiramo byinshi. Rero tuhereye ku kibazo cya mbere, hari ibura rya interineti mu mashuri. Interineti ni ingenzi mu ikoranabuhanga, ariko si amashuri yose ayifite. Kandi n'ayifite akenshi ntihagije ku banyeshuri bose. Ni ukuvuga mu Rwanda amashuri menshi afite interineti, ariko siko yose ayifite, hari n'atayifite. Ndetse n'ayifite akenshi usanga ari nkeya, idahagije. Rero cyane cyane amashuri yo mu byaro usanga interineti iba ari nkeya cyane, aho bavuga ko interineti ihenda ku mashuri yigenga. Urumva kubera ko amashuri yigenga yo ni nayo abasha kuyigurira, rero avuga ko interineti ihenda. Hanyuma ngo iyo abanyeshuri benshi bahuriye ku mirongo cyangwa se ku murongo umwe wa interineti, icyo gihe interineti ikunda guhagarara cyangwa se ikabasha kuba yabura kubera ko idafite imbaraga. Rero hari ibisubizo by'ibyo bibazo. Icya mbere ni ugukoresha offline content cyangwa se content, amasomo adakenera interineti. Abarimu bashobora noneho kudawunirodinga amasomo mbere yo kuyigisha. Ni ukuvuga ngo umwarimu ashobora gufata umwanya mbere akadawunirodinga amasomo ari buze kwigisha, kugira ngo ye kuza guhuriraho rimwe n'abanyeshuri, cyangwa se ye kuza bakuza kuyihuriraho ari benshi kugira ngo itaza kuza kuba nkeya. Hanyuma ikindi, hari ugukoresha laptop imwe nka local library, icyo cyo numva cyumvikana. Hari kandi gukoresha hotspot ikoreshwa ku masomo yihariye. Ni ukuvuga igihe interineti yabaye nkeya, mwarimu akaba akeneye kwigisha ayifashishije, ashobora gukoresha hotspot cyangwa se interineti ya telefone mu gihe ari gutanga amasomo yihariye. Ikibazo cya kabiri rero gihari muri ICT, hari ibikoresho bikeya cyangwa se computer na projector. Nuvuga ngo computer na projector bikunze kuba ari bikeya ku bigo bimwe na bimwe. Abarimu benshi batekereza ko ICT isaba computer kuri buri munyeshuri, ariko ntabwo ari byo. Nuvuga ngo nubwo abantu benshi batekereza ko ICT isaba kuba umwana wese afite computer, ibi ntabwo ari byo. Dore ahubwo ikibazo gihari noneho gisa naho gikomeye, ngo computer ni nkeya, bivuze ngo umubare wazo usanga ari nkeya ugereranije n'umubare w'abanyeshuri bakeneye kuzikoresha. Ikindi kandi ngo projectors cyangwa se projector nazo ni nkeya, kandi ziranahenze cyane mu mashuri yigenga. Ubwo niyo tuvugaho cyane ku ihenda ry'ibikoresho, kubera yuko akenshi usanga bo bategeka kubyigurira. Rero bigatuma uku guhenda kwazo bituma amashuri yigenga atabasha kubona umubare uhagije wa projectors zikenewe mu ishuri. Ikindi kibazo gihari ni ugutinda gukoresha ibyangiritse, kuri maintenance. Igihe hari ibyabashije kwangirika, iyo batinze kubikoresha bituma umubare wabyo ugabanuka ukaba mukeya cyane, noneho n'ibyakoreshwaga bikamera nk'aho bigiye kubura. Hanyuma ibisubizo by'ibi bibazo rero tumaze kuvuga haruguru gatoya, hari gukoresha computer imwe ndetse na projector imwe byibura mu ishuri. Ikindi ari gukoresha TV screen aho bishoboka. Izi ni za screen zikora nka TV, nazo zizagerageza koroshya ibintu, kubera yuko ikora mu mwanya wa projector yagakozemo. Ikindi, telefone ya mwarimu akoresha yigisha. Mwarimu akeneye telefone nibura iri smart, kugira ngo niba ngombwa aze kwifashisha nka interineti. Gukoresha second hand computers cyangwa se kuba wakoresha computer zakoze, kuko nibura zo ziba zihendutse, bituma haboneka umubare munini wazo, kugira ngo abanyeshuri nibura umubare wabo munini ubashe kuba wabona computer mu buryo bworoshye. Gusa ntabwo dukwiye kwita ku mubare w'ibikoresho, ahubwo dukwiye kwita n'uko bikoreshwa. Ikibazo rero cya gatatu cya ICT mu Rwanda,
ni ubumenyi buke bw'abarimu kuri ICT. Donc ni ubumenyi buke bwa ICT ku barimu. Hari abarimu benshi bazi neza amasomo yabo, ariko bagatinya ikoranabuhanga. Iki cyo rwose kiri ahantu henshi cyane, usanga abarimu bazi neza kwigisha, bazi n'amasomo neza rwose, bazi no kuyatanga, ariko bagatinya gukoresha ikoranabuhanga. Impamvu bayitinya ni irihe rero? Dore impamvu ya mbere: hari training nkeya cyangwa se amahugurwa makeya bagize kuri computer cyangwa se kuri mudasobwa. Icya kabiri ni ugutinya kwibeshya imbere y'abanyeshuri, avuga ati se mama najya kubikoresha bikaza kuntamaza imbere y'abanyeshuri, aho sinaba nsebye. Ibyo bigatuma atinya kubikoresha. Ikindi, hari ukutamenyera ikoranabuhanga, no mvuga ngo ni akamenyero gake ko kurikoresha. Ibi nabyo biri mu bituma ikoranabuhanga ridatera imbere, ICT idakoreshwa, kubera yuko atayimenyereye, bityo akumva yitinye kuri yo, avuga ati ntagira ibyo nangiza, ntakora aha nkabyica. Aha rero hari ibisubizo by'iki kibazo. Icya mbere, abarimu bashobora kwigishanya hagati yabo, ubwo ni peer learning mu barimu. Yes. Aho abarimu bashobora gusobanurirana hagati yabo ubwabo ku bijyanye na porogaramu za mudasobwa. Icya kabiri, kwiga nibura porogaramu imwe ya mudasobwa buri kwezi. Muri kwa kwigishanya kwabo hakwiye kubaho gahunda yuko nibura buri kwezi bazajya bigana porogaramu nibura imwe ya mudasobwa, bityo umwaka uzajya kurangira abarimu bose baramaze kumenyera ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa se ICT muri rusange, bityo babasha no kuyiintegra cyangwa se kuyikoresha mu kazi kabo ka buri munsi batanga amasomo. Hanyuma ikindi gisubizo, hari ugukoresha tutorials za YouTube ziri mu Kinyarwanda. Ibi nabyo bizafasha abarimu gusobanukirwa neza na ICT. Ikindi kandi tuwavuga ni uko ICT yigishwa buhoro buhoro, ntabwo ari huti, bisaba kwitwara buhoro buhoro, kuko uko iminsi igenda yicuma unayikoresha ugenda uyimenya. Rero hari ikibazo cya kane turi buze kurebaho, ari nacyo cyenda gusatira umusozo, ni imyumvire cyangwa se imiyoborere. Ikibazo gikomeye si ibikoresho gusa, ahubwo ni imitekerereze. Hari gutekereza ko ICT ari iy'amashuri akize. Tuvuga ngo abayobozi bamwe na bamwe b'amashuri bumva ko ICT ikwiye gukoreshwa mu bigo bikize, ko niyo nabo babashe kwibonera ubushobozi bwo kubigura. Iki rero ni ikibazo kimwe. Ikindi nanone wumva iki kibazo ni gishingiye ku myumvire. Iki nacyo kindi ni ugutinya impinduka. Hanyuma ikindi ni ukutagira plan ya ICT. Tuvuga ngo kuri bya bigo bikenera gukora ICT cyangwa se gukoresha ICT mu myishirize, cyane biriya by'amashuri, biriya bigo byigenga, ntabwo bagira plan ya ICT mu byo bakora. Iki nacyo kikaba ikibazo rero. Hanyuma rero mu bisubizo byabyo harimo iki ngiki cya mbere, hari gutangira kuri bike bishobora kuboneka, cyangwa se gutangira kubyaza umusaruro bikeya ufite. Icya kabiri, hari ugushyira ICT muri lesson plan. Yes. Hanyuma ikindi, hari ugushyiraho vision cyangwa se vision y'ishuri. Hanyuma turakikira umwanzuro rero. Nta shuri na rimwe ridashobora gukoresha ICT, ahubwo habura gusa uburyo n'ubushake. Rero dutangirira aho turi, dukoresha ibyo dufite, byose birashoboka. Twandikire muri comment rero ikibazo cya ICT kiri mu ishuri ryawe. Niba kandi uri umwarimu cyangwa se uri umuyobozi w'ishuri, ukaba ushaka kwiteza imbere mu ikoranabuhanga, kora subscribe. Ndabashimiye rero kuba mwabashe kubana natwe, naho ubutaha.